gice cyatambutse mu nkuru igikomere twasize era yari yajyanwe kwa muganga ndetse Ethan yari arimo yibaza afata ku bundi umuntu mukuru avuga ati ubundi ni igiki cyabaye cyamugendekeye gute. Munyemerere n'ubundi inkuru yacu n'ubundi tuyihere kwa muganga. Ethan aba ari kwibaza ibibazo byinshi. Ariko se kuri nashatse sigaye afite ibihe bibazo. Mu minsi yashize aratwaye imodoka aragonga, ibintu bitajyaga bibaho na mbere. Aragenda ajya kwa muganga yewe atinda no kubimbwira, none yaguye. Ethan agira gitya akegera abaganga ariko mwamfasha mugakora ibizamini byose bibaho bishoboka, yewe niba na ngombwa musikane no mu mutwe w'umugore wanjye muribe niba nta kibazo afite ku bwonko, mbese mumukorere nyine ibizamini byose, mukore operation y'ibintu byose ngiye kumenya ikibazo umugore wanjye afite kuko ntago ndi kubyumva. Mu minsi yashize yariteye aragonga, imodoka imurenza umuhanda, kandi rwose ugiye kureba ahantu yakoreye accident ibintu bidasobanutse. None aguye imbere ya office yanjye, nako niho yaguye. Agusha iki umugongo, akubita umutwe hasi arawumira. Ndibaza ni iki kibazo umugore wanjye afite, ni iyihe ndwara arwaye? Abadokita bahera ko babwira Ethan akavuga ati byose usabye turabikora, gira ikibazo rwose. Ashira akanya ayiragahira ko ahashikana ashikabaza Ethan akamugata ameza ati Ethan ataraho nyine aracyasinziriye nagarakanga. Ariko Ayla mfite ibintu byinshi ndi kwibaza muri njye, umugore wanjye afite ikihe kibazo? Ni wowe wakoze impanuka idasobanutse, ngaho aguye bidasobanutse. Ubu ndi kwibaza ni iki kiri kujya mbere. Ahira aramwitegereza akamureba avuga ati Ethan ako ntukabaza ubusa, uritera neza neza ukibaza icyo kibazo, ahubwo ubwo uri ku kibazo ntekereza ko ufite n'igisubizo. Wari uzi neza ko ushaka kuba uri impamvu y'ibibazo byose umugore wawe afite? Ese hari ikosa ritababarirwa? Ese hari icyaha kitababarirwa? Umugore wawe ibintu byaramushobeye, ashobora no kuba atagitekereza neza. Reba ukuntu asigaye angana. Era yari umukobwa mwiza wahoranaga ibyishimo, wahoraga yisekera, yanagukoreraga ubugoma ari guseka, ku buryo umuntu wese ushaka kumubwira ngo era yakoze iki ngiki ntakizere.
uretse wenda nyuma ko abantu bagiye bavumbura nyine uburyo yari ateye bakaba babizi ko ashaka kugukorera ubugome aseka. Nyuma na nyuma yaje guhinduka aba umwana mwiza, yari umuntu wahoranaga umunezero n'ibyishimo. Ariko uyu munsi Elanzi aseka atabyitayeho, aseka atabishaka. Ethan nibyo umuntu arakosa, ariko ntabwo ikosa rikosorwa irindi. Umeze nkaho uri guhana umugore wawe, kandi buri ikintu utazi Ethan, umugore wawe uri kugenda umubura gake gake. Kuko uko bimeze kano kanya akomeje kuguma muri iyi situation yaza umva mwazisanga yararwaye stroke. Kuko icyambere nta byishimo afite, nta mahoro afite, kandi byose ni wowe. Ethan ati kuki wumva ko ari njyewe, cyumva ko byose ari amakosa yanjye. Ahubwo se atari amakosa yawe ni narakwinginze ngo wicarane n'umugore wawe muganire ibibazo mufitanye mu bisoze, warananiye ngo yarakubeshye. Ese ngo baze Ethan, wena kuva waba witwawe mu buzima bwawe nta muntu urabeshya, kandi ngo umubeshye ikintu kinakomeye kinazi icyo umugore wawe yakubeshye. Cy'abantu mwikunda. Erega kano kanya niyo watandukana na Ella, ntabwo undi mugore uzashaka azaza yitwa umugore wa mbere, azaza yitwa umugore wa kabiri, nawe uzaba witwa umudivorce. Ikindi ndagira ngo ngutangarize ko niyo haza undi muntu ntabwo azagukunda nk'uko umugore wawe yagukunze. Nta n'umuntu uzigira uguha urukundo ruruta urwo Ella yagukunda. Ese utekereza ko kuba yarakubeshye ngo aratwite hari ikindi kintu yaragukurikiyeho nuko yagukunda? Icyambere yari secretary wawe, nyuma y'uko ngiye yaransimbuye agahembwa neza, ahembwa umushahara mwiza kandi uzira ku gihe. Rimwe na rimwe akabona n'aya mission, inshuro nyinshi mwarajyanaga ahantu wajyaga ngo umusige. Ayo mafaranga ntekereza ko yari ahagije kuri we, ntabwo yaje agukurikiyeho ngo kuba ngo ufite ngo company ngo warazwe ngo ni wayo. Kuko bibaye ari ibyo, hari benshi cyane bafite n'amakampani anarenze. Singiye kugwaya ko company yawe irarenze peni ya mbere. Ariko jya utekereza ko outside y'iki gihugu hari izindi company nazo ziri zihanganye n'izawe ku ruhando mpuzamahanga. Wagiye ugendana na Ella inshuro nyinshi, mwagiye mu manama, mwahuye n'abandi bantu bafite amakampani, banarimo wenda banafite n'izo company zinarenze, yewe ndetse beza no kukurusha. Kuki nta n'umwe yigeze agirira umutima? Kandi ntekereza ko hari n'abatrayingaga kumuvugisha. Kuki ari we yahisemo? Kuko ari we yakunda. None akantu gatoya kakunaniye kukihangana. Okay, ndabyumva ntago ari ikintu gitoya kubura urubyaro, kuba umugore wawe atarabyara no siko mutarabyara. Nicyo kintu cyonyine gishaka kubabaza abantu bakagira igikomere, nyine bakagira igikomere nabona ukuntu nsobanura. Ariko narakubwiye ngo ese wigeze nabura wicarana n'umugore wawe ngo mujye kwa muganga, mujye kureba murebe nyine ikibazo kiri? Ese murebe ko mufite niyo chance, niba hari niyo miti batanga bayimuhereze nangwa bayiguhereze muyinywe, mu trying murebe ko byakunda. Ntago wabyumva, uraho ngaho gutyo gusa ubwo yarakurenze. Pride yawe wora wayizamuye wagejeje kuri level hejuru. Urabizi ngeso njya ngohereza teka nkubwiza ukuri, tugabanya ubwiyemezi bro.
utu dukobwa twose twirwa tukwirukaho, utwo twose twirwa tukwihamagaza, twirwa tukubwira ngo nubwo ufite umugore turagukunda. Reka mbikubwire nubwo ntabizi neza ko nabyo wambwiye ko birahari. Ndagira ngo nkwibutse ngo abo bose ntago bakunda wowe, bakunda ibyo utunze. Reka ngire ikintu nkubwira. Reba muri ba bakobwa bose birirwa bakubeshya ngo baragukunda. Niba ushaka kumenya koko ko ibyo ndikubwira ari ukuri, ugira utya ugende umunsi umwe uzambare nabi, numara kwambara nabi ugende ujye kureba wa mukobwa nta kintu n'iki na kimwe umushyiriye, numushika umubwira uti kampani ya data ntabwo ikiri mu maboko yanjye. Umubwira uti rwose nushaka uzana mubeshya umubwira uti kampani yarahombye, nta kintu tugifite, twaranayigurishije. Uwo mukobwa nakuvugisha rimwe kabiri gatatu, uzaza umbwira icyo ushaka, ndashyiraho isene zose ushaka, nawe uzishyireho turebe uzazitsindira. Aho ngaho urirwa wazamuye ubushato wumva rwose urimo wibwira ngo urakunzwe. Barakubeshya. Urukundo rwawe ni Ella, abandi bose nabo kugushuka. Nibyo ushaka no kujya hanze ukazabyara nabo bana ukabazana, ukitwa papa ariko nta munezero uzigera ubigirira. Ibyo uzatera umugore wawe agahinda, azaba hatishimye, ariko nawe ntuzabaho wishimye, kuko iteka uzajya uhora ufite ipfunwe ry'uko wabyaye abana hanze, udakeneye ko isi yose bimenya. Uregura umuntu ukomeye, ufite kampani irenze, urazwi, ni ukurinda icyubahiro cya family. Abo bantu uzaba ugiye gutera agahinda. Ariko reka nkubaze koko Ella, mu by'ukuri ugiye kwa muganga usanga niwe ufite ikibazo, wareba gute mu maso ya Ella mbere yo kwikunda no gufata decision z'uburofa? Uzajya ubanza nabura ugira ikintu cyonyine kimwe ukora, numara kugikora ufate decision uhagaze ku kintu neza n'amaguru yawe abiri. Mu by'ukuri umuntu akubajije ngo umugore wawe wamuteye umugongo, waravuye kwa muganga bakakubwira ko atazigera abyara, ntabwo nyine ubwibone bwawe bwaragusaze buragusumba. Ethana irakabwira Ella kavuga ati ariko utararenga uri kubwiramo ndate ndamuzi. Ethana ndakuzi, we twarakundanye, ndakuzi, ahubwo ndikumva ibintu ndi kukubwira ari bikeya. Ibaze kano kanya umugore wawe wapfuye, agahinda yabagendanye, subwo yarohoka mu mahoro ko tujya ngo tukavuga ngo rest in peace. Urumva ya resting in peace in which way? Abizi neza ko afite umuntu asize hano kuri iyi si, umufitiye umujinya n'uburakari nk'ubwo umufitiye, kandi byitwa ngo barasezeranye n'umugabo we, basezeranye ko bazatandukana. Ese ko mwasezeranye ko muzatandukanywa n'urupfu, niki kiri kugutera kumva ko mwatandukanye? Erega ni nkaho mwatandukanye. Warangiza ukirwa uhuruza abantu, madame ari hamwe, uri kubibwira ngo mbikoreye iki? Ko byose ari amakosa yawe. Umugore wawe ntakirya, ntagisinzira, nahoze mbikubwira ariko unasigaye ngana neza uramureba ukavuga se yabuze ibyarya. Imyenda imwe n'imwe ni ikimukwiye, asigaye buri kwezi ajya gushopinga, kandi agashopinga imyenda mito nyine size ntoya. Iyo yambaye mu kwezi kwashize se yambara muri ubu. Ese ntabwo uri kubona ko umugore wawe uri kugenda gake gake? Ngira ngo hari kano kanya bakubwiye ngo afite ikirwara gikomeye kigiye kumuhitana, umenya wakishima. Uraje ushubizwe rero. Bakiri aho bari kuganira, abadokita bahera ko bazanye
asaba Ethan ko yaza bakaganira. Ethan ahera akabaza abadogita akabaza ati none se musanze bimeze gute? Dogita umwe abwira Ethan akamubwira ati umugore wawe ntabwo turabasha kumenya ngo ni igiki kiri ku bwonko bwe, ariko ubwonko bwiwe burasa n'ubwahungabana. Ikindi level y'umutima urabona ntago ari nziza, ashobora kuzarwara heart pressure, ariko mubitangiriye hakiri kare nta kintu yaba. Akeneye kwitabwaho, kwirinda stress, ese mumwitayeho haracyari kare ko ashobora kuba yakira, kuko ntago birakomera. Ethan byose arabyumva. Dogita umwe ahera akabwira mugenzi we akamubwira ati hoya ubwiza ukuri, mubwire ko umugore wasigaje igihe gito cyane, nimubeshye. Ibintu byarahindutse, dusigaye tubwiza abantu ukuri. Umugore wawe asigaje ukwezi kumwe konyine, ararwaye bikomeye. Nabura muri uku kwezi kumwe konyine gusigaye mwamwitaho, ariko mubizi neza nyine ko uku kwezi atazigera kurenza. Ethan arabyumva, yarakahaguruka agasohoka, asohokana umujinya n'ubwira agahinda ari kose, akabura amahoro mu mutima, agatangira kwibuka ibihe byiza yagirana n'umugore we, akibuka ahantu hose bagiye bajyana, akibuka uburyo umugore we yahoraga amwenyura, akibuka buri kimwe cyose. Agira atya akinjira aho umugore we aba aryamye, agahinda kenshi n'ikiniga cyinshi. Aravuga ati Ella, ubabarire mugore mwiza, ntabwo nari nzi ko uri kunyura muri ibi byose, ntabwo nari nzi ko ufite uburwayi buri kuri iyi level. Ethan ararira, ariko ntacyo gukora bafite. Buri waba asinziye, ariko akavuga amagambo yo kwicuza imbere y'umugore we. Akiri aho Ayla arinjira, amubaza ati se wasanze bimeze gute? Ethan arahindukira akareba Kiara, avuga ati Kiara, umugore wanjye ari kugenda ncika gake gake. Ararwaye kandi bikomeye.
bambwiye ko asigaje ukwezi kumwe konyine afite ukwezi kumwe konyine akiri kuri iyi si bambwiye ko ngomba kumurinda kumwitaho ese tugakora byose bituma ahora aseka anezerewe kera ati nibyo nakubwiraga basi nabura gira urwibutso rwonyine wubakana n'umugore wawe kandi rega mwava hano no kwa muganga banabapimye bakareba ko nyine nta kibazo mufite ati nta kibazo umugore wanjye naramuka akangutse n'ibyo nabyo ndavuga rwose baducekinga ariko se ubundi bizamara iki koko Kiara ati Ethan nabyo birakenewe kuko ndabizi neza ko nyine umugore wawe nawe afite ikibazo aba yibaza nyine ninde ufite ikibazo hagati yawe nawe byonyine niyo mwamenya ngo ese ninde ugifite byibura n'urwo rwikiye kweruka hagati yawe wenda azanagenda yishimye byibura akantu gato ibintu bikeya muri uko kwezi gusigaye ugira ibintu byiza ukorera nabura azabeho yishimye abeho anezerewe akiri aho ngaho telefone ye irasona agasanga wa mukobwa bahoze bavugana umuhamagaye ndahira akamwitaba akimara kumwitaba aramubwira ati mbabarira wowe ukagira imana ntabwo ndi muri situation nziza ati none se uraza nagutegereje nakubuze atanambwira ati nyumva neza rero nkubwira ntabwo ndi buze sinzigera nza byose nge nawe twapangaga byibagirwa se bigenze bite kano kanya ko hinduye ibitekerezo ati ikintu ndi kuvuga uri kucyumva ntabwo ngomba gusobanura sindi buze sinzigera naza atekereza wanyumvise ahera akakupa ahera ati sobana noneho se none ubaye umugabo nyamugabo uvuze neza rwose ubwo bukobwa ntabwo buba bukwitayeho ntabwo bugukunda ukunda ibyo utunze ita ku mugore wawe iragenda ikicuma arakanguka ndetse kwa muganga baranabapima bagasanga we na Ethan nta kibazo bafite ati mwategereza habaho gutegereza hari wenda Imana izaba blessing baho umwana gusa Ethan yakibuka ko umugore wasigaje ukwezi kumwe akazenga amarira mu maso ikintu n'iki na kimwe babwira Ella baramwihorera gusa bagakomeza kumwitaho no kumuba hafi barabasezerera bagataha Ethan atangira gufata inshingano zo kwita ku mugore we ajya amuhereza icyo kunywa akamuha icyo kurya
mbese atangira kumwitaho mu buryo budasanzwe. Era biramucanga, yabona umugabo we buri kanya aramubaza uko ameze, akamubaza uko yiyumva, ibintu byose arabimuzanira. Yatanagira ngo agategeka abakozi avuga ati ibintu byose mujye mubitunganya ariko mumbwira bari njye ubishyira umugore wanjye. byose yatanagenda byitaho. Era biramucanga akavuga se mugabo wanjye yindi ntekerezo byagenze gute. Agira atya agahamagara Kiara akavuga ati Kiara, ndabona umugabo wanjye ari kwitwara mu buryo budasanzwe. Ayira atari kwitwara atese, ari kukwitaho se basi ntabwo yarongera arahinduka. Ati rero biri kunshaka, mbese ni wa muntu udashaka. Ubu ngubu sinshobora kwitwara mu modoka, nsigaye nicara mu iruhande rw'agatwara, kandi ubundi nyine nabaga nyine mfite imodoka yanjye nawe afitiye. Dusigaye tuba turi ku meza ukabona ari kundamika, ukabona ari kunzanira akana kariya, kankurira ji y'imbuto akanzanira, ukabona ari kumbwira ati se urumva ufite imbaraga nangwa ngo ujyane njye kukuhagira. Ukabona nyitayeho budasanzwe, nyine ndi kumva ari byiza, ariko nanone mfite ubwoko bishobora kuba ari iby'igihe gito. Mfite ubwoba ko ejo n'ejo bundi wenda ashaka guhinduka, gutekereza wenda kwa muganga ashaka ko baramubwiye ngo anyiteho kugeza ameze neza, avuga wenda hari nimara gukira nyine zahinduka. Kandi ibyo nabyo byatuma nyine umutima wanjye sinzi ukuntu nabikubwira Kiara. Kuri ubu buzima turimo njye n'umugabo wanjye niba ari inzozi, Imana imbabarire basi sinzigere nkango. Ayira araseka avuga ati Ella, intangiriro z'ibyiza zaratangiye. Ubwo umugabo wawe uzigira yongera kugutera umugongo, cyane ko yamaze kumenya ko nta kibazo ufite nawe nta kibazo afite. Ntabwo ari mwe mweho urubyara, Imana niyo itanga urubyaro. Mutegereza hari Imana izabaha kubyara. Atari kumenya hari ngiye gupfa, kwizike y'umugabo wanjye ariko ntabwo ziri bunsige amahoro. Ayira ati niyo wapfa nonaha ndabizi wapfa wishimye, kuko ikintu cyonyine kikunezeza muri ubu buzima ndabizi n'umugabo wawe. Kandi ibyo ngibyo rwose kuba umugabo wawe kano kanya kumva akaba ari wa muntu wibuka kukubaza umeze ute, wiriwe ute, ubwabyo birasobanutse kandi ni byiza. Ndumva binejeje, we ntabwo bishimye. Ati ndishimye pe, nzi cyane. Imana izambabarire nzahore muri ibi byishimo. Bakirimo bavugana, umugabo we ahera ko yinjira agasanga ari kuri telefone. Ati baby, ndi muri kuvugana. Ati nari ndi kuvugana na Kiara. Ati oh, asozanyije se? Ati dusa naho twari dusozanyije. Yarahera akabwira Kiara, ati Kiara, reka mvugishe umugabo wanjye ndaje gato turasubira. Ati nta kibazo. Ahera akamukupa, yataniyegera umugore we akamureba akamubwira ati Ella, umeze ute se mugore mwiza? Ntabura se urumva ufite agategeko? Urumva ushaka kurya iki? Mbese ndumva nshaka kugutekera. Ella ati wowe se vuba ryari se usigaye uteka? Ati narabyize babe, kandi byose nabyize kubera wowe. Ngiye kujya nshishamo ngutekere nyine ibintu byose
kugeza ukize ninjye ugiye nzajya ngutekera utegure breakfast ikintu cyose ninjye ugomba kujya ngitegura ahubwo uyu munsi urarya iki urumva ushaka kurya iki inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha ese zikeda Ethan ziri kuva ku ndiba y'umutima we nangwa byose ari kubikora kuko azi ko umugore we asigaje igihe gitoya ese ubundi umunsi Ella yamenye ko asigaje igihe gitoya kuri iyi si azabyakira ate inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha byose twibaza ni mu bice bizakurikira inkuru yitwa Igikomere yandika kandi ni nanjye uyibagezaho